uretse gato Dumba ibyo bintu uretse gato nge ntabwo uretse gato wowe bivugwa nkuko biri kuvugwa gutyo ibyo bintu tuvuge ngo nibyo ngo nukuri Dumba yafashe Paza musubiza mu buzima bwa Yampano kugira ngo bamugambane umva nsubize sibyo hanyuma amutege video iriya video uretse gato iriya video yafashwe iyi video yafashwe ejo bundi urukunyumva iharabika uretse gato iyi video yafashwe bivuga ko yayifashwe na Pazo urukumva bakavuga ko ari wowe wohereje Pazo gusubira mu buzima bwa Yampano kugira ngo amugushe mu mutego wowe urabivugaho iki umva mbivugeho icyambere na mbere Yampano niwe yahamagaye Pazo Yampano niwe yahamagaye Pazo ibyo ngibyo twabibwirwa n'iki ko Yampano ari adashobora ibyo Pazo yazana incoming call yaje ibyo ngibyo umuntu wabihamya n'intuzi umva se umuntu yahamagaye muba murimo an incoming call pana outgoing nukuvuga ko bagiye muri telefone ya Yampano ya Pazo basangamo Yampano itariki yamuhamagariyeho amusaba kugira ngo bongere bakorene ngewe no muri nanjye sinshaka yarashakaga ko aguma ashaka ko kunyandikira nge naze kuvugana na Yampano inde wumve ngashaka yaguma ashaka ko mubabarira nanze kumuvugisha oya se Rahira nanze kumuvugisha Yampano simvugana nawe simbashaka kumbabarira kubera ntaga arasaba imbabazi kumugaragara we bivugiye urumva ntabwo nta kintu mfite mvugana nawe hanyuma Dumba ukuvuga ko Yampano yahamagaye Pazo mwifungwa rya Yampano nk'abantu bari barezwe na Yampano uri mu barezwe urimo batangiye ikirego urimo kunyumva na mugenzi wawe mwifungwa rye mwaba mwarabigizemo uruhari ko ari mwe mwari mufitanye nawe ikibazo mubura none aya masaha uri kuza kuvuga nkaho wowe Yampano nta kintu na kimwe uri inshuti ye magara uri kumuvugira ibivugwa ese ubundi Yampano Pazo inshuti yawe magara yinjiye mu buzima bwa Yampano ati tubanze tubaza abantu ibintu Godfather arimo arabaza birumvikana nigeze kitumvikana reba comment Godfather ndakubaza niki iyo manipulation yawe kibitwara hirya ariko mujya mwigira kandi ntabwo ubyarya gukora baravuze ngo no umuntu wa mbere avuze ngo no we abandi bavuga oya hanyuma bari kuvuga ngo yego haba hari abantu b'abanyabwenge bareba ukuntu umuntu ameze ibyo reka nkubwire mutekereza ko muzi gukoresha media reka guhungira muri audience garuka hano nsubize ukuvuga ko abanyarwandakazi uretse gato hagati ya Godfather wahagurutse akamagana ibyakorewe Yampano mu maso y'abantu hano namara kubona biriya nkuko uko nitwaye muri ibi bintu na Dumba na mugenzi we barezwe na Yampano ninde aya masaha wakekwa ko yaba noneho uretse gato Godfather wanze akarengane kakorewe Yampano nkaza nkamuvugira abarezwe na Yampano niba bari kuza kunshinja kumugambanira ariko mufite ubwenge ngende mbona kubwira abantu ibyo bari barakubwira ikibazo cyanyu umuntu abaha fact mugahita mungira muri audience aya masaha Dumba warezwe na Yampano uretse gato Dumba warezwe na Yampano Dumba kaza no kukarubanda akavuga ko niba ari umuntu wigeze kumubabaza mu buzima ari Yampano akaba ari kuva hano ko atigeze amubara ko nta mabazi yigeze amusabira ku karubanda ni uri kuza kuvuga ko nagambaniye Yampano nje wakoreye Yampano ubuvugizi abafite n'ekono butabera ngaho ceceka mvuge urimo kunyumva ngaho ceceka mvuge wamubishe so Dumba ikintu rero ugomba kumenya hangaha ntabwo abantu ba mbere bakabaye bashobora gukekwa urimo kumva nabarezwe na Yampano y'amasaha uretse gato niba Yampano uretse gato ngiye nubwo ntemera bitewe n'ibyaha uramusore ndaje nkure kuvuga urimo kunyumva ngiye nubwo ntemera ko Yampano arengana bitewe n'ibirego ubugenzacyaha bwagaragaje ibyaha 7 uri kunyumva nubwo ntemera ko ari byo turi kumwe abantu Yampano aramutse ari victim turi kumwe akaba harimo ubugambanyi abantu ba mbere bagomba gukekwa mu kugambana nabo Yampano yareze ariko ntibafunga amasaka bari kwidegembya bari hanze
nibo bamukorera revenge. Godfather n'abankora revenge y'amano ko nta kibazo nigeze ngirana nawe nte. Niki kitumvikana hagati y'abo bantu. Abantu mwebwe yareze urukunyumva mukubita gatoki ku kandi muvuga ko mutaramubabarira nimwe mwakabaye mukekwa ahubwo gukora ibyo bintu. Ibyo ndabyemera cyane Godfather. Abantu nkanje Dumba nka Pazo yareze bakahita badusanga turabere ni twebwe twakabaye dukekwaho ko ya mpano turimo turamugambanira. Ariko umwere waraburanye ndangize wabanza ukareka nkarangiza statement yanjye. Ibi ndimo ndavugana n'umuntu w'umuhanga. Abantu twebwe ya mpano yari yarahemukiye bakagenda akavuga ko twebwe twari twasuye amavideo ye basanze turabere. Akaba ari byo Godfather ibyo arimo aravuga, akaba ari byo kuko umuntu yakabaye yibaza ko Badumba nibo bakabaye bashaka gushirishamo ya mpano. Ariko ugasanga abantu sibyo barimo baravuga. Kubera iki barimo baravuga Godfather? Aha, ndagusobanurira impamvu rero. Sicyo bajije icyo kibazo. Umuntu wowe uri muranyumva aho ngaho. Ya, reka nze ngusubize rero. Reka nze ngusubize. Sibyo? Nta nubwo ariko ngena nta wabivuga kuko aha ngaha ikintu cyakimbabaza. Iyo muvuze ibintu nkibi ngibi bro birambabaza kuko mufata inzego zacu mukazisuzugura. Pardon? Urimo kunyumva Dumba? Ibi bintu birambabaza nawe nk'umuntu w'umunyabwenge wita umunyabwenge ukaza ibyo bintu ukabishimangira. Dumba ndakubaza. Nundi munyarwanda wese uri aha ngaha. What can I do for you? Ceceka wa modoka. Ndashaka kukubaza. Dumba, nundi muntu uri aha ngaha mu by'ukuri. Godfather cyangwa nundi muntu wari we wese. Bani uzi ko ibi bintu no muri Kongo no mu kindi gihugu kitagira ubuyobozi kibamo uruswa nyinshi cyane ni hehe? Mu by'ukuri Dumba. U Rwanda uzi inzego zacu uzi. Godfather kubera iki abantu batavuga ngewe bavuga wowe nicyo ugomba kwibaza. Ariko se abantu bavuga nyakuvuga ishuri biranye kwa ikibazo turimo turibaza ubu. Ariko ikigabo ndakigirane. Ikigabo ndakigirane. Abo bantu ariko uri muzima. Kwanza tuve ngaho. Umba gusobanurire, umba ngubwire du. Yavugaga nde? Ceka. Ya mu biti. Urimo kunyumva uzagaruka usanga uri Dumba ntugire ikibazo umwanya wawe uzawusanga. Nta usangira naho nta uzigera reka ajya kuba. Nta uzigera ajya kubyina kuri iyo byina. Tuza muhungu wanjye. Tuza utuze barabwira ngo wasubize. Uzava. Tega amatwi uzava mu biti usanga n'abakiri wa wundi. Noneho niho hava question yanjye. Godfather nibyo inshuti ya Jihadi magara riri pupe. Kandi bakubitwe n'inkuba. Ntabwo byo bishobora kabro. Urabizi. Dumba reka nkubwire. Ikibazo cyanjye kiva. Nakotinze aya magambo ngubwira. Inshuti ya Jihadi riri pupe iragutuma uko nayivinge. Mu Rwanda kuri ground gatumwa umunsi w'urubanza bro reka nze nkubwire Dumba urabizi ko ibyo bidashoboka mani. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikora kandi musigeho kabisa. Ibi bintu muragenda mukisha ibi ngibi mwarangiza ibaze nk'umuntu ariko uwundi ushobora kumva ko ibyo bintu mu Rwanda bishoboka. Mani muba mukora amakosa kandi mutabona ko muri gukora amakosa. Bro ntabwo mukora amakosa bro. Mukora amakosa. Godfather reka maze tuvugisha kuri Dumba. Godfather mfite izembaraga zishobora gufata umuntu. None se kambazi uwo mugore sinavuganaga nawe. Bampaye nimero cyo ndetse no karubanda. Godfather ntabwo Godfather ibyaje bibera hano. Amabuno yarambika hasi baravuga uhakana ubugora aragarama. Nta kintu nyankorera mubwira. Mbivugira hanga. Godfather obeze byo yagacwe. Kabiri from. Tega mati. Reka uzabaze ntabwo bibaho. Dumba reka nkubaze. Dumba ndakubaza. Mfite capacity yihe urukumva yo gukoresha umuntu amakosa bakamushinja ibyaha birindwi. Dumba mwagiye muri ibyo bintu bro. Mwagiye muri ibyo bintu ntabwo ari byo. None se kankubaze Dumba abantu bakoresha ubwenge ni kuri mwana Mungu yaba yarankoreye. Ntabiriho. Ntabyo. Turi kumwe? Ubwo rero Dumba ubwo inshuti yawe yakadasoka Pazo mwafashe mugajyana kwa ya mpano ubwo Pazo rero bamukoresha abantu babyumvishe ko nta kirimo wepa ubundi ya mpano urimo urakomeza uhena ibyo bakwita gukomeza guhena urimo kwigaragaza. Dumba ndakubaza ya mpano
ubundi ahubwo abantu bibaze ya mpano yongeye guhura n'umuntu yari yafungishije ate bongeye guhura ate akamukoresha amakosa yo kumujyana ku rubavu urwego rukavuga ko rwamushatse rukamubura akamanza guhunga akajya mu bwihisho ubwo bwihisho yari arimo yari ari kumwe na Pazo yes or no ubwisho simbizi wamwumvishe wamenye ibindi byose ibyo ntiwabimenya none aya masaha ibintu umva se nkubwire abantu ntabwo ari ibigoryi mujye mureka abantu ntabwo ari ibigoryi niyo mpamvu bakumenya nyine niyo mpamvu bakumenya reka nkubwire ibintu njyewe Pazo byabayeho yo kwiyunga na ya mpano yabivuzeho nabonye afite ikiganiro yabivuzeho inde wabivuzeho Pazo yabivuzeho ku kiganiro ari ikiganiro yabivuzeho naringize ngo ni ya mpano wabivuzeho Pazo urumva Pazo uzi ikintu kineye amatsiko ntegereje kumva ya mpano umunsi azavuga uburyo yahuye na Pazo bakamarana ibyumweru birunda akisanga amageragere akaba afunzwe mfite ayo matsiko mfite amatsiko ubwo tuzagusangamo na bariri pupe nkaba narakoresheje niba uvuga ko nakoresheje nani Pazo kandi Pazo ari umuntu waba kadasohoka ubwo nawe rero ubwo turi kumwe mwagiye mureka kuba intumwa Pazo ni umuntu wanjye ko Pazo ni umuntu wanjye menye Dumba ariko nk'ubu ngubu ko iminsi ikona ingwe izi propaganda muri gushyiraho urimo kugira w'abanyarwanda ngo bimeze gute umuhungu wawe Godfather namufite mideli ndakubaza Dumba aya masaha